ahantu se ni uku habaye se ahantu ko mbona habaye umugira naha gusa se ahubwo nugira rugurira nibwo urabona amataje ahantu hose maheruka kera iterambere ryarihuse turaha hose hari aya mazu hari ibihuru ahubwo hari bya biti by'amapera ndabyibuka sister hano hantu hari ibihuru gusa uribuka igiti kinini cyari gihari cy'amapera bajyaga badutsibura twagiye kuyiba ariko biriya byari iby'ubwana ariko urabona ko iterambere ryarihuse nibyo nabwiraga mushiki wawe mubwira nti ni byiza ko abantu nkamwe mwagenda mukagira icyo mugeraho kandi natwe tukaguma hano tugira icyo dukora kuko turamutse twese tugiye mu mahanga tukajya Kigali iwacu hasigara ari muco w'abandi ariko urabona ko uko turi kose twasigaye tuhateza imbere ariko hari ikintu nabonye ahantu hose iterambere ryarihuse cyane nta hantu hakiri icyaro haba mu mujyi haba hehe hose ahantu ni iterambere rero centre yanga ukuntu wari uyizi urabona ukuntu maze kumera reka numiwe ibintu ntabwo ari bya bintu hoteli ko byifashe ibintu byarahindutse hoteli hano nubwo uri bwemere ko ari ukurikije ku kera hari hameze uragira ngo nibura oya u Rwanda rwose rwateye imbere nta cyaro nta mujyi hose hameze neza hanyuma hari ikintu natekereje ni ukuzantembereza tugafata nk'iminsi nk'itatu muntembereza Kigali dutembera ahantu hose kuko amahanga nta kintu aturusha amahanga nta kintu na kimwe aturusha u Rwanda rwateye imbere umuntu uwo ari wese uhageze arabibona amashuri amavuriro amazi imihanda kaburimbo ibintu byose bimeze neza mu gihe ya modoka yawe itari yaboneka bose urareba imodoka nziza muri ziriya dufite iyo tujya dutembereza abo ngabo irahari igezweho ntabwo twagutwara mu modoka itagezweho nanjye muzamugurisha uzaduha ku madorari ni mu nkodesha murumva nanjye bizagenda ukundi ariko gusa icyo mpamya cyo ni uko igihugu cyacu cyateye imbere ugereranije n'ibindi bihugu u Rwanda ruri imbere cyane mu iterambere niyo mpamvu nawe ugarutse ujya guteraho akajisho ukabona twateye imbere ngomba kugira igihugu cyacu kiri imbere cyane kandi ngira ngo tubikesha ubuyobozi bwiza nyakubahwa Paul Kagame yubahwe ni umuyobozi mwiza igihugu cyacu kigejeje ahantu heza cyane najyaga mpakumbura ubundi iyo uri mu Rwanda iyo ugeze mu Rwanda hari ibintu by'ingenzi uhita ubona by'ingenzi bikwakira isuku iterambere ibikorwa remezo ntawe utahifuza ngabo jyaniraho rero ibintu byo kujya mu modoka dusohokamo ufotora uzenguruka reka tubihagarike pe kuri hoteli hari abantu badutegereje irabizi ubu barambiwe none na telefone nageze abanyisiga mu modoka ngo chance atakomeza kumpamagara none reka twinjire mu modoka twihute bose ubwo twemereye tuzagutembereza oya nta wabimara byo ni byinshi nta wabivuga ngo abirondore tuzatugenda tuvugaho agace ejo bundi umugira kuko turi kumwe noneho nugera i Kigali nako wahanyuzuza oya Kigali yateye imbere yarahindutse nayo ntabwo wamenya ko ari imwe muri ya myaka yatambutse yego pe ntabwo reka twihute rero bataza kurambirwa kandi nta kibazo twabashizeho kurisha nyinshi karame
jamais. Ufite amatsiko yo kugira ngo mbwire ukuntu byagenze pe. Na pasiteri nyine twagize n'amahirwe mwaje pasiteri wadufashije. None se mugeze he we? Nibyo buriya mugiye kuhagera ugasenga yes. ugahamanya n'umwuka w'Imana nta mpamvu byanga bikunda Imana kandi abantu bose bahari bahageze barahari bose n'abashangazi baje n'abamama baje uko kwizera ndumva rwose ukwizera kurarema niyo mpamvu noneho ntabwo mukimwakiriye hano agomba kugera hano duhita tuza tugejeje icyo cyifuzo nyine ngo tugisengere none se turahagera dute imbaraga kwereka natwe uriya n'umuryango wacu okay niba mugiye kutwohereza imodoka noneho ntari turasenga kandi cyambere ndetse cyiza bisohoje akaba avuye y'amahoro Imana ni nziza bashyise none se nziza yumva gusenga yamurindiye mu mahanga igihe cyose imyaka yose ishize ni myinshi kandi burya amahanga arahanda kaze babwire mu gihugu kitari cyawe ngo ntabwo bakije hano bagiye guhita baja kuri Hotel Spring batujyanye ruguru iriya tugezwayo n'ikizi yabagiye kutukohereza imodoka ahubwo none bagiye kutwohereza imodoka duhita tugenda ahubwo reka ngende njyewe njye guhindura noneho wowe hari guhindura oya uragenda uko tugende ntacyo bitwaye ubwo bipanzwe ko tujya kuri hoteli n'ubundi imiteguro yaha byari byateguwe n'ubundi na nyuma yaho byakomeza ariko uko babigennye n'ubundi tugakomereza kuri hoteli nk'uko babibazi reka n'ubundi ntabwo twakwakirira umunyamahanga hano ntacyo bitwaye rwose byiza cyane kaze guhindura Sinon, ce bouquin-là, on dit que mwiriwe kandi ngira ngo murabizi ko tumaze umwanya utari mutoya ahangaha dutegereje
abashyitsi bacu bavuye hanze bari bagiye, hari bagenzi be bangabo bari bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege, twari turaha tunabategereje kugira ngo baze dusabane twakire Ngabo tutari duherutse. Ndabashimira rero ko namwe ubwanyu mwihanganye ku mwanya tumaze aha ngaha tubategereje. Amakuru mfite nuko bari hano hafi, bageze hano hafi rwose bugufiya, baraje mwihangane, kandi ubwo baje mubakirana urugwiro, ibyishimo. Hanyuma ndibaza ko n'ubundi abari ku bigega baza bakabafata neza, nanjye nkajya kwakira n'ubundi abashyitsi bacu baje batugana, mubakirane urugwiro. Ibyo birumvikana, baravuga. Abashyitsi bacu ngaba abashyitsi bacu twari dutegereje ngaba barahageze. Rero n'ubundi ndasaba ko muhaguruka kugira ngo tubakirane urugwiro n'ibyishimo. Ngabo tutaherukaga ngo uyu yageze iwacu mu Rwanda. N'aba bagiye n'ubundi kumutuzanira, ntabwo nabura kubakora mu mbavu kugira ngo mbashimire, kandi Imana ishimwe ko ibarinze mu nzira baza bakaba bageze hano amahoro. Hanyuma n'ubundi ndifuza ko mwaza mukava mu byicaro mukaza n'ubundi mukabasuhuza, mugasuhuza Ngabo mutaherukaga. Turahera kwa mama Pasiteri. inshuti wanjye cyane, ndajya mpita mbona n'abaperezida bamwe najyaga mubwira baragusengeye cyane. Akomeze. Hanyuma na Shangazi sinirwa mumurika none mutanga rugari. Shangazi rwose mutanga rugari rwose. ari hanze ni wowe urabona ko ntibari baherukanye, urabona ko rwose umubyeyi yari afite urukumbuzi. Imana ishimwe. Umunsi ndari guteza ashimwe. Uracyasenga? Ndacyasenga cyane. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Teta nawe naza asuhuze Ngabo. Yitwa Teta. Ni umushuti wanjye turakorana. Nabibonye rwose. Tujya mukubwira. Yesu ashimwe. Nishimiye kumenya nawe. Chance nawe akomerezeho. Uyu nguyu ni uwacu. Darasigaye nsumva. Bava nawe n'ubundi nawe akomerezeho. nawe yitwa Vava, nawe turakorana. Nishimiye kukumenya, ukorana na sister wawe. Uyu ni uburyo bw'insorereza bya Atari yo muvuga. Ko mbona tuje si. Hanyuma rero twari turaha hateguwe tubategereje. Reka dusabe n'ubundi basubire mu byicaro bateguriwe, hanyuma namwe ibyicaro mwateguriwe nibyo mugomba gushyikamo mukaruhuka. Ariko mbere y'uko muricara nifuzaga ko Ngabo agira icyo atubwira akurikije uburyo asanze
tunamutegereje tunamwakira dutegereje ijambo ryiwe. Murakoze. Haleluya. Amen. Ndacyasenga nyine. Amen. Shangazi yambajije ngo se uracyasenga uracyari kwa kundi niko bikimeze nyine. So I'm happy. Ndishimye. Ni iby'agaciro kubona abantu nkamwe mwaje kunyakira. Numva harimo abo twari tuziranye nka famiye yanjye, harimo abo tumenyeye hano, ariko mwese ngira ngo muhari kubera ki kuri uyu munsi wanjye. Umutima wanjye wuzuye ibyishimo byinshi kongera kwibona mu gihugu cyanjye cy'amavuko hirya y'imyaka igera muri 20. Ni igihe kinini ngira ngo murabyumva. Nagira ngo rero muntize amashyi mbashimire mwese. Inyarwanda kiri furu uracyakiribuka. Hari ibintu byinshi byo kuvugaho ariko tuzagenda tuganira. So nakoze cyane, Imana ibamugisha. Nawe Imana imugisha. Mushyike mu byicaro byanyu. Kugira ngo arababwiye ngo mumutize amashyi, mushime ku mwanya n'ibyo Imana yakoze, ariko natwe reka n'ubundi twongere dukomere Imana amashyi yamukuye muri Omani ikamugeza mu gihugu cy'u Rwanda ku kibuga cy'indege akaba tugezeho nawe ari amahoro. Reka dukomere Imana amashyi. Tuve mu matsinda rero tujye mu isibo. Isibo burya iba ari imwe ariko amatsinda abatandukanye. Tuve mu matsinda tujye mu isibo rero duhuriyemo. Ngabo twishimiye kukubona iwacu mu Rwanda kandi hanyuma murabona ko abaseriveri hari umurimo bamaze gukora, hari ibyo bamaze gutegura imbere yacu byo kurya ndetse n'ibyo kunywa muri iki kirori cyo kwakira Ngabo. Ndasaba rero n'ubundi mama pasiteri ko asengera ibi byo kurya n'ibyo kunywa, hanyuma tugakomeza n'ubundi tunezerwa tunejejwe na Ngabo watugezemo twishimira ko yatugezeho. Murakoze cyane. Imana turabishimiye kugira neza kwawe, nawe Imana turabifungura imbere y'amaso yacu, ntiridutwingirira kudutungirira igihe bigeze ubumanure, nawe Imana twifungura imitima ukunda kandi gushima n'abatari imbere kwihangana, ugeze ubutungane Mwami, tubisabye twizeye urakoze. Hanyuma rero mvuge ngo iki, turyoherwe apeti muri za ndimi. Murakoze cyane. Ngabo murumva amahumbezi hano se uko yifashe? Hano hantu hameze neza cyane cyane, ariko rwose ntago wamenya ko iri terambere ryose ringana gutya ryakabereye hano kuri uru rwego. Ibintu bya hano byarahindutse kabisa, meze neza rwose nta kibazo. Nari ndimo numva amahumbezi nitegereza uko hameze rwose. Hari ibyiza byinshi cyane umuntu yareba bukirabuza cyane. Hameze neza. Avuga amahumbezi se ko ahubwo ibintu ari sawa. Niba mbwira mushiki wawe anyereka amafoto mvuga nti uyu muntu ndabona ari Ngabo muzi, kandi nkabona ndakuzi nyine. Ubu se uranze? Ndakuzi cyane rwose.
ko mbona se jyewe ni gute waba unzi ijye ntakuzira? wenda ushobora kuba warabyibagiwe waribagiwe ariko ndakuzi kandi uko nkuzi ndakeka ko ninkwibutsa akantu kamwe urahita ubyibuka. Okay, haba hashize igihe kirekire abantu batabonana, ya birashoboka birashoboka ko reka nkwibutse akantu kamwe urahita ubyibuka wenda. Uribuka kubita wibuke? Kubita wibuke urayibuka? Kubita wibuke ko numva hari icyo nibutse. Niba hari icyo wibutse kubita wiruke. Waba uri Emi? Waba uri Emi? Nuko ni niko ye ngewe ni none se uribuka kwa mukecuru imyaka ibaye myinshi cyane. urahinduka. Ni wowe usigaye ungana gutya? Ngewe imyaka irahise ari myinshi narahindutse nkuko nawe wahindutse, ariko ngewe sinakuyoberwa. Nakubonye mbona uri umuntu nyine mbonye bwa mbere nabonaga amaso araye, sinari nakumenye rwose. Nge nakumenye cyane. Uribuka kwa mukecuru? Mukecuru kubifata igituga kubita umwembe ukiruka tugahita gukubita umwembe twiruka. Urahibuka kwa ya myembe? Ndabyibuka. Ni hari ndabyibuka. Hari harimo bakibwa. Ntabwo nakwibagirwa rero. Harimo bakibwa n'abandi bana benshi cyane. Wa mukecuru se? Wa mukecuru araho na ya myembe iracyahari. Ubu ngubu si nk'izina ryayo riharira. Imyembe irahari cyangwa inganzamarumbu. Ndishimye. Ngabo ndishimye meze neza. Meze neza. Oya nawe nuko ariko nawe nuko gusa nyine hakuguye neza ndabona ibintu bimeze neza. Gusa nyine ariko urabona wowe nyine n'ubuzima bwagiye buhinduka nyine no kunyoberwa bifite ishingiro. Bifite ishingiro. Bo nanjye mu mahanga ni sawa, ariko buriya uko byasa kose hanze nubwo haba heza wabiririmbye, ariko nta gihugu cya ruti kiwanyu. Igihugu cy'amavuko turagenda tugakora tugashakisha, ariko ni hahandi uko biri kose tugomba kugaruka iwacu. Ni ukuri rero nishimiye kongera kukubona. Abadapfuye barabonana. Kuko duherukana kera mu myaka za 20 bityo. Rero ni ukuri ndabyishimiye kandi nishimiye kukubona uri umuntu w'umugabo. Kuko kera ndabyibuka wambaraga, ariko barabizi babyibuka. None ubu rwose amateka arahindutse. Ugasanga inda iroruje agashati nta gipesi kibaho. Ndabyibuka rwose. Ariko ndakwibuka nawe utwara agapira ka karere gutya, urabyibuka? Mu kwaha ujyana agapira ka karere. Ni nanjye wari ushinzwe buriya gukora imodoka z'ibikenye. Kandi koko ni jewe wazikora. Nazigurishaga, twazanaga amakaramu tukaguha ngo uduhe. Nari umutekinisiye. Wari umutekinisiye. Yari umutekinisiye. Biracyarimo? Ariko buri ibintu bigenda bikurikirana. Ushobora gusanga byaravuye kuri jye bikaba biri kuri wowe. Buriya muri biriya bintu byose twakoraga ntiyabuze na kimwe kidukurikirana. Yego. Ibyo by'imodoka n'ibiki byose nibyo simbizi, ariko ntibyahora. Ngabo. Yes. Rero kwire kumaka nimero kawe. Kuko bo turacyafite igihe cyo kuganira. Nzajya nkomeza nze tuganira, hari byinshi tuzaganira. Oya nibyo ndabyishimiye kuba rwose kongera kubona inshuti wanjye twabanye tukiri abana batoya. Ni byiza cyane. Numvaga nibaza ukuntu ndi bumenyere ubuzima, navuga ko ari bushyashya nubwo ba sister bahari, ariko nishimiye ko turi kumwe rwose. Nkubipe mbone nimero yawe. Mbipa mbone iyawe, ko biri kose tuzagenda tuganira.
nayibonye. Ndizera ko ufite igihe kinini hano. Uko biri kose turi kumwe nta kibazo, tuzakomeza tugende tuganira kabisa. Nta kibazo kabisa. Sawa sawa. Nishaka ko mwabikumbuye. None se kuba nicaye so bari batereye. Oya ntabwo birarangira. Ameze neza nyine nk'umugira siporo tu. Wagira akavuga. Oya ntabwo biri butinde mu kanya gato. Tungushireho 5. Sawa ndaje ndikubona murebe uko mwiyaraje nawe. 5 ni makeya ko wayahinduye. Oya. Nangaho mwiyaranje rero nawe. Ngiye guhitamo inyaburere. Okay. Sorry. Vitas. Okay. Jogani taimi. Ni bosi wa Gikundiro. Okay, ni byiza. Gikundiro mufana iki? Gikundiro ni umufana w'iki? Okay. Wampa nimero kazi? Nimero yanjye. Ese buriya biri ngombwa? Ko nta hantu tuziranye. Ndumva byaba ari byiza ko wampa nimero kawe. Gikundiro ni umukozi wanjye, ari mu famiriye we. Ndumva nawe ntuzanira ntacyo bitwaye. Nagenda. Asante. Sorry. Ndatakowe. Sorry. Mbona se nta n'akantu karimo. Asante ndumva kavuyemo. Urakoze cyane. Sawa murakoze. Imana irarema. Ibyo ntabwo byihutirwa kuko ibyo bigiye muri na kimwe bifite. Ateze amatwi kwa tukandura. Harya uzongera kumbwira ngo araho dutandukanye ngo wowe ufite umukunzi? Nawe nta kintu ufite. Uri WhatsApp? Okay, reka muhereze ifoto rero n'ibyo wa mukobwa barimo. Ubwo ako ni agasambu kuko mubwire ngo ahubwo niba muzongera guhura inyuma yifite kureba rero yiciye ngewe ikintu niboneye ndabyo reka mwohereze nako bireba gashaje nibyo bivuga umva abakire uretse ko ibyo bari kubikorera kononeye kabaye reka mbikohereze WhatsApp ni kuri hoteli nyine hamwe wambwiye ngo nze kuza nyine nanjye muri kumuvurira uretse mbikohereze Thank you.